Igihe, time, igihe kirahenze man. Igihe niwo mutungo uhenze kuruta iyindi yose umuntu afite muri iyi si. Uwo mutungo iyo uwutakaje ntabwo ugarura. Wenda ufite nk'imodoka, itungo cyangwa ikindi kintu bigatakara, ibyo ni ibintu wavuga ati nubwo imodoka yanjye igiye, nubwo inka yanjye nyibuze, mfite amaboko nzaca ibindi, ndashaka ibindi mu gihe nyiri muzima. Ariko igihe cyo ni icyitonderwa. Iyo ugitakaje ni forever, ntabwo wakigaruza. Wakigaruza iki se? Kutavuga ngo imyaka yanjye nayitakaje mu nzoga n'uburaya, ndashaka amafaranga njye kuyigura mu isoko, iriya myaka njye kuyigaruza kugira ngo nyikoremo icyari gikwiye, icyo nshaka gukora. Wapi? Ntibyakunda, ntibyasubirana. Ibyo wakoze mw'iyo myaka birakureba. Niba igihe utaragikoresheje neza, ntugire ngo hari ukujurira guhari ngo urarekarama. Igihe kiravuga ngo abo twabyaranye nabo, niba warankoresheje nabi, ibyo birakureba, ntiwansubiza inyuma. Rero niba wiyicariye ntacyo uri gukora, witurije wibwira ko ufite igihe, uribeshya my friend, uribeshya cyane kuko nta gihe ufite. Umwanya munini umara wicaye, ntiwibeshye ko igihe nacyo kiba cyicaye gitegereje ko uhaguruka ngo ukore. Igihe ntikijya cyicara, igihe ntigitegereza, ntabwo cyitaye ku nzitwazo zawe zituma udakora neza ibyo ugomba gukora. Wirirwa uzana inzitwazo zawe zituma usubiza ibintu inyuma, usubika ibintu ngo ntiwatangirira hasi, ntiwatangira ubu ngubu. Ntabwo igihe kizitayeho. Niba udatangiye guharanira iterambere ryawe uyu munsi, ngo haracyari igihe, ngo uracyari muto, uribeshya cyane. Ntabwo uzi ibyo ukina nabyo. Niba ibyo uhugiyemo uyu munsi nta viziyo bifite, menya ko uwo ari wo mutego intama nyinshi zaguyemo. Iminsi iri kudusiga tukicaye, nta ntambwe turi gutera. Gusa ikibabaje cyane, birasa nkaho benshi twibagiwe ko igihe tuvuka tuza mu iyi si hari umubare ntarengwa w'amasegonda twahawe tuzabaho kuri iyi si, nyuma y'ayo masegonda tugapfa. Ni uburenganzira bwawe. Igihe cyawe gikoresha icyo ushaka, jya mu byo ushaka, ufite uburenganzira n'ubwigenge ku gihe cyawe. Ariko se reka nkwibariza akabazo gato. Ese ko hano hanze duhora tubona abasaza n'abakecuru benshi basazanye agahinda, basazanye ubutindi, basazanye inzara, bashaje, bambaye ubucocero, bicuza ko batakoresheje igihe cyabo neza. Ese ko tubona abasaza n'abakecuru bashaje bicuza ko hari ibyo batakoze bagombaga gukora mu gihe cyari icyanyacyo, bicuza kuba baranze gutangira umushinga runaka, bicuza ko banyweye inzoga nyinshi, bicuza ko batazigamiye ahazaza. Ese wowe wisuzumye ku byo uri gukoresha igihe cyawe uyu munsi wa none, wigenzuye, urabona igihe cyawe uri kugikoresha neza ku buryo iriya minsi uzaba wegereye umuryango ugusohora muri iyi si utazaba uri mu basaza n'abakecuru bicuza ko hari ibyo batakoze bagombaga gukora mu gihe cya nyacyo? Urishuwa neza ko mu minsi izaza utazaba uri mu bavuga ngo iyo nza kujya hariya, iyo nza gutangira biriya, iyo nza kureka biriya, iyo nza kubigenza kuriya, iyo nza. Ese wowe ntabwo uzicuza kuba igihe cyawe waracyangije, waragikoresheje nabi? Niyo mpamvu bamwe basaza bagapfa bicuza amakosa bagiye bakora, bangiza igihe cyabo mu bidafite umumaro. Ushobora kuba uvuga wenda ngo ndacyari muto, nta kazi mfite, nta bikwiye kunstresa ku myaka yanjye, ntishimishije nkiri muto, nazishima ryari? Umva, ahubwo se kuki wikumira? Kuki wumva uzishima ukiri muto gusa? Kuki wumva uzarya isi, uzarya ubuzima ukiri muto gusa? My friend, kuki utakwishima ubuzima bwawe bwose uzamara ku isi? Ngo ubuzima ni buto, ngo nta myaka 100. Abakoresha iyi principe usanga ari abana ahubwo wagira ngo bazabaha akaramata, usanga wagira ntibazapfa, usanga ari abasinzi, abajura, indaya, abantu nk'abo ubona nyine wagira ngo ntago bazapfa.
ntireka dukora ibi nta myaka 100, ubuzima ni bugufi. Ahubwo nge ntekereza ko kuba ubuzima ari buto, ubuzima ari bugufi, byagakwiye kuguha isomo ryo gukoresha igihe cyawe neza, aho kwiyangiza ujya mu bitagufitiye umumaro bikwangiza ngo uri guhimana n'igihe. Rero wikeka ko ugomba kuryoshya ukiri muto. Ugomba kuryoshya ukiri muto unashaje, hose ukazishima. Kumva ko uzishima uri muto ukangiza igihe cyawe ni ubuturage my friend. Iyo ni imyumvire ishaje. Abasaza n'abakecuru bashaje nabi nubabaza icyabibateye, barakubwira ko bimwe mu byabateye ingorane basazanye, kwirara ngo bafite igihe bajya mu bidafite umumaro nabyo birimo. So koresha igihe cyawe mu bikubahisha, koresha igihe cyawe mu biguha amafaranga, koresha igihe cyawe mu biguha agaciro, mu bikubaka, mu biguteza imbere. Ukoresha igihe cyawe mu bizatuma usohoka muri iyi si useka utababaye. Mu magambo make, umukoro twafata uradufasha gukoresha igihe cyacu neza. Buri munsi ni byiza ko wajya ufata akanya ukisuzuma, ukareba ese ibi bintu ndimo gukoresha igihe cyanjye bimfitiye uwuhe mumaro. Tujye twigenzura buri munsi, twisuzume. Ibi bintu biri kuntwarira igihe biramfasha iki ku iterambere mparanira kugeraho? Nimugoroba dusoje akazi, usoje umunsi wawe, wibaze uti ese uyu munsi nawukozemo iki? Ese uyu munsi ntabwo napfishije igihe cyanjye ubusa? Twagiye rero dukoreshe igihe neza.